Ni kuki mwuzuye amahoro kuba yafite? Ni kubera iki mudafite amahoro kuba atayafite? Bityo rero hari abantu bavukije abandi amahoro, hari n'abandi bigize impungabanya z'amahoro nyuma zahindukira nazo zikayabura ayo zari zifite nk'igeno Uwiteka yazigeneye, yari yazigeneye zikayivutsa, hanyuma nazo zaravukije abandi amahoro n'amahirwe n'ubukungu n'ubukire budakungurira nyiri kubutunga nyirabwo, ahubwo bakabahombya none bikarangira bo bikungahaza, ariko nanone finali fondafu bikarangira nabo Imana ibahombeje bakubise hasi ikabagaragura hasi. Mushakiraho impamvu kubera iki uba ukize mu mwanya muto nko guhombya ugakena, cyangwa wari umukene mu kanya gato nko guhumbya ugakira, cyangwa se wari ufite ubutegetsi ukabubura ugahomba ukanahombana, cyangwa nimba utari ubufite Imana ikabukwegurira gutyo ukabugira. Bigusaba rero kwitwara neza, nturakaza Imana, nturakaza Abanyarwanda, nturakaza abanya East Africans, nturakaza Abanyafurika, nturakaza ikiremwa muntu ku isi ya rurema. Iyo ubarakaje kubera bakubwiza ukuri kandi bakubwira ukuri kandi baharanira ukuri, bahirimbanira ukuri kandi ukuri ari mugenzi w'Imana, izo mpirimbanyi ukazirenganya, Uwiteka araza akazirenganura kandi uwirenganuye ntiwajurira. Muri perezida nyaperezida nyawe, Ruda y'abaruda.